Yes, nagutinda reka dukomeze na episode ya 4 ndetse muribuka kanga twasoje umukobwa wacu Alice ba basore ba supervisor ndetse na Kateri bari kuba bamusaba imbabazi bamubwira ati rwose duciye inkoni zamba cyangwa se cinkoni zambu tubabarire mabuja ati turakwinginze. Alice niko ko yababwira ati nizere ko mugiye kwa mwarinda isezerano ryanyu, niko kuba yakigendera nk'umunyamahoro. Arangije abasiga aho ngaho aravuga ati Kim yamfashije ngomba kuba najya kuba namureba nkamushimira. Kumbe kugira ahangaha barakwereka Jimmy nawe yari arimo asohoka aho ngaho muri Kim Group, ndetse kugera ahangaha yahuye na madamu wacu Alice niko kwambwira ati we kubera iki uri ahangaha. Alice niko gutangira kuramubaza ati gute wewe wabashiye kuba wagira ahangaha. Reka turebe ibyo umusore agiye kuba yasobanurira umukobwa. Ndetse mwibuke uyu musore Jimmy cyangwa se Kim, mwibuke neza yabwiye Jimmy ati ntago nshaka kuri mukobwa amenye umwirondoro wanjye. Umusore yatangiye kwambwira ati narinje kuba nagira utuntu mpanga muri iyi company, ati ubu ngubu ndi kuba nakerekeza mu rugo. Umukobwa niko ko yamubaza ati se iyo first aid kit yo kuba yawavura umuntu cyangwa se waho umuntu ubutabazi bwihuse ni iki? Umusore niko ko yambwira ati murabizi mu rugo dufite abana, ati rero tugomba kuba twateganya ko hari icyago kigomba kuba cyaza, ati niyo mpamvu nari mbashije kuba nakagura. Alice niko kuba yambwira ati byiza cyane. Kim amwitegereje amubaza ati se Ishyari ahangaha wabaye iki? Alice niko kuba yambwira ati ni akantu gato kabashije kuba kansharatura, ati wibigira intambara cyangwa se wibigira ibintu birebire. Kim niko kuba yambwira ati Ishyari ati rero ngwino mbashe kuba ari wowe mperaho ndi kuba nakitaho. Ese umusore muri aka kanya yari amaze kuba yakura hehe imyambaro? Jimmy se yari amaze kuba yahita bimubwira muri ako kanya. Umusore wacu yaje kwita ku mugore wiwe, ndetse Alice katangiye kuba kakisekera, ndetse kari mu munezero n'umunyenga w'urukundo ahangaha n'umusore wacu Kim. Reka mbibutse kuba mwadukorera subscribe ku batarayikora, ndetse n'umujye muri comment mutubwire ukuntu muri kubasha kuba mwakumva akagukuru kacu no kukabona. Nimubasha kuba mwagakunda mudukandire kuri like ndetse na share kuko ni ingenzi cyane. Ndetse Alice ahangaha yatangiye kuba yabwira umugabo we ati Ishyari ati mbega ukuntu bitangaje kugira umugabo nkawe. Ndetse Kim ahangaha we yari ari kuba yareba agakobwa ahuze ikintu avuga, agakobwa na kanga gatangira kuba kagira amasoni, ndetse katangiye kuba kakibwira mu mutima ati si uyu musore uri kuba wanyitaho uku nguku, ati nzabasha kuba namwitura iki? Ndetse katangiye kuba kagira isoni. Umusore nawe niko gukomeza akirebera, ndetse akomeza kuba yakirebera umugore yashatse. Alice niko gutangira kuba kakibwira mu mutima ati ndi umumama w'abana babiri, ati ntago nakagombye kuba ndi kwitwara gutya imbere y'uyu musore tugishakana cyangwa se tukiba abagore n'abagabo. Ubwo ni nabwo Kim muri ako kanya cyangwa se muri uwo mwanya yari ari kuba yamubaza ati se hariya muri Kim Group cyangwa se muri Kim Company hari umuntu urimo ujya ukubangamira? Alice niko kuba yamubwira ati wapi, ati se bambangamira gute? Ati abantu bose dukoranamo hariya ko turi inshuti, kandi mwibuke neza harimo umukobwa bita Jeannette ndetse na Teri bakunda kuba babangamira uyu mukobwa cyane, ndetse bakanamuserereza cyane. Mwibuke kare ni nabo babashe kuba bamukata muri iyi sura. Bigaragare ko Alice ahangaha kari kabeshya umugabo wako, ndetse katakundaga ibibazo n'amahane mu muryango wako. Niko kuba kamubwira ati Ishyari ati ngomba kuba nasubira mu kazi, ati bataza kuba banyirukana, ati kandi uze kuba wasigara amahoro ndagukunda. Barakwereka ahangaha agakobwa niko kuba kahaguruka karangije gasiga umusore wacu ahangaha. Disi yatangiye kuba yakishimamo, atangira no kuba yasekamo. Barakwereka bidatinze amasaha yo kuba bataha mu rugo yarageze, ndetse umusore mwibuke yari yabwiye Jimmy kagomba kuba yamushakira aparitema ndetse nini idahenze yo kuba yabanamo we n'umuryango wiwe. Bageze ahangaha batangira kuba bakumirwa. Umusore arababwira ati ndakeka ahangaha ari rwo rugo rwacu rushyashya, ati ahangaha niho tugiye kuba twaba. Disi yatangiye kuba yakitegereza nawe inzu bari bajemo. Inzu yari nini ariko atangira kuba yababwira ati se iyi nzu murabona atari ntoya? Kumbe kakana kamwe k'agakobwa niko gutangira kuba kabwira papa wako ati papa, ati inzu ni nini cyane rwose, ati ndetse iraruta n'ahantu twabaga, ati ni nini cyane kuko twabaga mu kumba gatoya. Umusore niko kuba yabaza ati se ahantu mwabaga mbere hameze gute? Kakana k'agahungu niko kuba kamubwira ati papa twabaga mu kazu gatoya, ati kabimo nakumba gatoya,
ati ku buryo utabashaga kuba warambika umusaya ngo wumve uraryamye uratuje. Umusore niko gutangira kuba yavuga ati ibi bintu biteye ubwoba rwose, ati ibi bintu ntabwo bibashe kuba binyuze mu mucyo. Umugore niko kuba yambwira ati ibyo abana bari kuba bakubwira ni ukuri, ati ahantu twabaga hari hatoya cyane kurusha ahangaha, ati rero ahangaha reka tube twahategura ndetse tube twaharira n'ibiryo bya mbere, ati rero mwe mwareka ari njye mbasha kuba nabatekera ibiryo tugiye kuba twarira muri iyi nzu turi guserebura ko twimukiye mu nzu nini kandi nziza. Ati kambe nakigendera utwana twabwira mama wacu ati mama reka tujye kuba twagufasha, ati kuba twategura ibyo kurya. Kumbe barakwereka ahangaha baje kuba batangira kuba bategura ibyo kurya. Mama niko kuba yamubwira ati sheri, atari kuri kubona kuva twahura ukuntu ubuzima njye nawe ati bwahindutse, atakira nkatiriye kukombure nayo turaza kuba twayikoresha. Kumbe Alice kureba Kimu yari amaze kuba yamuha kukombure ngo ayikate, abona Kimu ari kuyikata nk'uri gukata ibijumba. Umukobwa niko kuba yamubwira ati sheri, ese nta nubwo uzi kuba wakata kokombure? Ati se ubu ngubu ntabwo wigeze wibana ngo ube muri geto kweri? Kimu yari ari kuba yamureba ari kuba yatekereza ati se mubwire ko ndi umuyobozi we cyangwa se ari njye CEO wa Kim Group. Alice niko kuba yakomeza abwira sheri we ati sheri nari nzi ko uri umugabo ushoboye, ati ariko ndi kubona dushoboye, ati ahubwo egera hano mbashe kuba nakwigisha kuba nagufasha kuba wamenya kuba wakata kokombure. Disika yamufashe ahangaho ukuboko, barangije batangira kuba bakata kokombure ndetse umukobwa atangira kuba yamwereka ukuntu bayikata dutoya ndetse ari kuba yamubwira ati sheri uku nguku niko uzajya ubigenza, uku nguku niko uzajya ubikora. Umusore Kimu yatangiye kwitegereza Alice, atangira kuba yakibwira ati se naza kuba yamenya ko ari we mugore wanjye cyangwa se njye nabashije kuba namuhisha ko ndi boss wa Kim Group bizagenda gute? Datinze murabizi ngo ibyashyushye biba bigomba kuba byashya cyangwa se biri ku mashyiga cyangwa kuri gaze biba bigomba kuba byagera igihe bigashya bikagera mu nda. Umukobwa yarababwiye ati ibyo kurya birateguye kandi bimeze neza. Umugabo niko kuba yatangira kuba yatestinga, arangije niko kuba yavuga ati biraryoshye rwose, atuzi kurusha umushefu wo mu rugo guteka. Disi yaratangiye kuba yakivamo. Alice niko kuba yamubwira ati umushefu, ati sinzi ko uturuka mu muryango ukennye cyangwa se umuryango usanzwe. Umusore niko kuba yakiyumvira, arangije niko kuba yamubwira ati yego rwose navugaga nyogokuru, ati nyogokuru wanjye aturamurusha guteka. Alice yatangiye kuba yaseka. Umusore niko kuba yamubaza ati se wowe nta famiye ugira? Umukobwa niko kuba yamubwira ati oya, ati ngewe ndi imfubyi narireze, ati uku nguku ngana narireze. Akana niko kuba katangira kubwira mama wake ati mama, ati nta mpamvu yo kongera kuba warakara cyangwa se wakiheba, ati turahanga nka famiye yawe. Disi munyumvira amagambo akana kari kore kuba kabwira mama wako, gashiki kako nako niko kuryungamo karamubwira ati mama, ati nta mpamvu yo kongera kuba wababara, ati igihe wakoze ukadushyigikirana kera, ati ngewe na musaza wanjye na papa wacu turi hano ngo tube twakuba hafi. Gasaza kaniko kuba kabwira mama wako ati mama, ati nta mpamvu yo kuba wakongera kuba wahangayika, ati papa arahari ku bwawe no ku bwacu, ati rero nta mpamvu twumva ko wakomeza kuba wababara kandi duhari. Disikemu yatangiye kuba yagiramo impuhwe, atangira kuba yavuga ati ngomba kuba nabwiza umukobwa ukuri ko atagomba guhangayika ndetse kazabaho neza mu gihe kizaza. Agiye kuba yabimubwira, umukobwa Alice niko kuba yamutanga aramubwira ati meze neza, ati umushahara mpembwa uzajya utwitaho ndetse uzatuma tubaho neza nta kibazo tuzagira, ati nta mpamvu rero yo kuba wahangayika ngo ntabwo tuzabona icyo kurya cyangwa se tukaburara. Barakwereka Alice yatumye umugabo we atavuga, birangira umugabo yicecekeye ahangaha. Barakwereka Alice yatangiye kuyabwira abana ati mugombe kuba mwajya gukaraba mwatuba dutoya mwe mukajya kuba mwaryama, ati kuko ejo mufite kuba mwajya gusura mukecuru wanyu. Papa niko kuba yababwira ati rero, ati ngewe ntabwo ndi buze kuba nararana na mama wanyu, ati ndi buze kuba narara ku cyumba gikurikira. Kumbe gasaza kako niko kuba kabwira gashiki kaka ati ntabwo papa azi ibyo turi buze kuba twamukorera muri uyu mugoroba, ati tujye kwikarabira da, ati ndaza kuba nakwereka ibyo tumukorera. Papa yabonye utwana tugenda, kumba akana k'agakobwa kagiye kuba kagenda kaje ahangaha kuri papa, karangije gatangira kuba kabwira ati papa mama, ati ndashaka kuba nararana namwe. Mama niko kuba yareba umugabo wiwe
ariko we yamubaza ati se turaza kuba twakicundeba gutera. Papa w'utwana niko kuba yamubwira ati reka tubashe kuba twaryamisha abana. Arangije niko gutangira kuba yafungurira boss umuryango wiwe. Arangije niko kuba yamuhamagara ati nyakubahwa Kimu, ati kuva washaka umugore, ati muri iyi minsi ufite ibyishimo ndetse n'inseko idasanzwe, tugombe kuba rwose wishimye muri iyi minsi. Kimu niko kuba yamubwira ati ariko Jimmy nawe, ati jya ugabanya igikabyo cyawe ndetse n'izo story zawe, ati buri kuba wantera isoni. Jimmy yaramufunguriye umuryango ndetse Kimu niko kuba yakinjira. Umugore nawe amusize ku cyapa cya bisi ari kuba yamubwira ngo agiye gushaka akazi. Ndetse Kimu amaze kuba yagera mu modoka yatangiye kuba yabaza Jimmy ati si Jimmy, ati uratekereza mbashije kuba namubwiza ukuri muri aka kanya, ati hari icyo byaba bitwaye? Jimmy niko gutangira kuba yamubwira ati hari amahugurwa cyangwa se amarushanwa bagiye kuba bajyamo yo kuba bahatanira umwanya w'uzaza ku mwanya wa mbere wo kuba ya designinga project nziza. Ati rero urumva ntabwo byaba ari byiza ko wamubwiza ukuri aka kanya, ati uratekereza se wowe nta ngaruka byamugiraho? Umusore niko kuba yamubwira ati ahari umugani ntabwo ariko kanya, ati reka mbashe kuba mbe mbyihoreye. Kumbe barakwereka Jimmy yaje ahangaha ari kugendera mu muhanda atangira kuba yadepasa ya bisi. Ndetse mwibuke iyi bisi iri ahangaha irimo umukobwa wacu Alice kandi yicaye neza neza ku kirahure. Jimmy yakomeje yegera imbere ndetse na Alice nawe yari ari kureba mu kirahure hanze. Arangije kureba neza abona bisi muri ya modoka nziza ndetse ya Mercedes itambutse itwaye wa musore wacu Kimu. Ese uyu mukobwa amenye neza ko ari Kimu, ariko yakomeje kwegera neza ku muryango cyangwa se ku idirishya ry'imodoka. Arangije aravuga ati se uriya ni Kimu ndi kubona muri iriya modoka nziza ndetse ya VIP y'abakire? Ese uyu mukobwa wacu Alice abonye Kimu cyangwa se aremeye ko ari we? Ese Kimu noneho ahangaha araza kuba yakiregura avuga ngo iki? Araza kuba yabwira umukobwa ngo iki? Ari buze kuba yamusobanurira iki? Ndetse kahise kagarura ubwenge karavuga ati umugabo wanjye nta kazi afite, ati gute yagenda muri iriya modoka ndetse ihenze kandi nziza cyane? Niko kuba kavuga ati reka ndeke kuba nabikomeza. Barakwereka kageze ahangaha mu kazi. Supervisor wabo niko kuba yakinjira arababwira atanga mbafitiye bonus cyangwa se mbafitiye akazi noneho gashyushye. Atanga hari project cyangwa se hari umushinga bazanye ahangaha wo kuba wadesigninga water garden front project. Ati kandi uzaba wadesigninga neza cyangwa se yakoreye design neza atazahabwa $1,000 ndetse cya bonus. Akangaka kubyumva karise karavuze ati aya ngaya ni amafaranga menshi, ati ngombe kuba nayaryaho. Batangiye kuba basara baravuga ati $1,000, ati se ayo mafaranga kari menshi, ati kubera iki tutayarya? Ati nanjye ndasinya, ati nanjye ndasinya. Bose batangira kuba basinya. Karise katangiye kuba kakibwira ati aya mafaranga nanjye ndayakeneye kuko umugabo wanjye nta kazi afite. Ati rero aya mafaranga agombe kuba yaza mu rugo akagira ibintu amfasha. Nako niko kuba kavuga ati ndasinya. Kumbe hirya Teri yari ari kuba yamwumva. Arangije niko kuba yahaguruka niko kuza yegera umukobwa wacu Alice aho yari yicaye. Niko gutangira ko yamuhamagara Alice ati wowe uratekereza iyi project wayizamo cyangwa se wakemera kuba wayikora? Ati urumva uri buze kuba wayishobora? Ati urumva uri buze kuba wayishobora nk'umujene mariye? Alice niko kuba yamubwira ati ndatekereza ibyo ngibyo bitari mu bikureba. Ati cyangwa se ibyo ntibikureba. Ati wibagiwe ukuntu ejo wari upfukamye imbere yanjye uri kuba wansaba imbabazi? Teri niko kuba yabyibuka koko ndetse mwibuke yari yamusabye imbabazi amubwira ko atazongera kuba yamubangamira cyangwa se ngo amugire mu nzira. Niko gutangira kuba yakibwira ati Alice, ati nzaguhemukira nicecekeye, ati kandi nzakoresha uko nshoboye ideni undi muzabashe kuba warinyishyura byange bikunde kandi ntibizatinda uzabibona, ati nzakwishyura. Niko kuba yakata arangije asubirayo. Alice ahangaha yisubirira mu kazi kiwe. Ndetse barakwereka ahangaha Kimu wacu yari ari mu kazi assistant Jimmy niko kuba yazamubwira ati boss, ati umugore wawe nawe yasinye kuba yajya muri ya marushanwa yo kuba yadesigninga ya water front garden. Umusore yahise abwira Jimmy ati ibyo ni byiza cyane, ati ndetse ndabikunze ndanabyishimiye. Ahubwo netangiye kuba yamubaza ati se hari ahantu hano hafi y'iwacu hari isoko ry'imboga? Ati ko numva nshaka kuba nagura imboga cyangwa se nahaha imboga zo kuba najyana mu rugo. Ndetse yakomeje abivuga ubona ko ari seriye abibwira assistant Jimmy.
Jimmy niko gutangira kwa yakibaza ati ariko boss afite uwe mugambi. Boss niko ko yambwira ati abana banjye ni impanga, ati kandi urabona bakeneye kuba bakura, ati rero bakeneye kuba barya imboga bakabasha kuba bakura neza. Kacumi niko kuba kavuga ati ibyo ari byo byose boss buriya Riseri arashaka kuba yagura imboga. Ngakimu yakomezaga abwira Jimmy ati ntago nshaka ko umugore wanjye nawe akomeza kuba yangana kuriya, atagomba kuba yarya imboga nawe akabasha kuba yabyibuha cyangwa se akaba umumama munini. Barakwereka bidatinze ahangaha baparitse imodoka ahangaha ku isoko ry'imboga cyangwa se ry'ibiribwa, baza kuba bashopinga imboga. Umbe kasitandi Jimmy kanze ko kuba kajyana na boss we cyangwa se kakemera ko boss wajya kuba yahaha imboga, ndetse toreke n'iwabo bari abakire cyane ahubwo kajya kuba kazimuhahira. Kumbe batashye kasitandi Jimmy katangiye kuba kambwira ati nyakubahwa Kimu, ati ibyo washakaga dore ngibi nabizanye, ndetse atangira no kuba yamubwira ubwoko bw'imboga bwose yamuzaniye, amubwira ati ko ndetse zizaba zafasha abana biwe mu kuba bakura nk'uko yabishakaga. Kumbe bakiri aho bari kuganira barakwereka Alice yaratashye atangira kuba yavuga ati ya modoka nanone, ati se mbanza natibeshye kuri uyu munsi, ati mbanza iriya modoka ari yiwe. Kumbe assistant Jimmy yatangiye kuba yambwira ati se naza kuba yatuvumbura turaza kuba twamubwira iki. So uratekereza umusore wacu Kimu ndetse na assistant Jimmy bari buze kuba babwira iki umukobwa, bari buze kuba bamwemerera ko uyu nguyu ari CEO wa company ya Kim Group. Ese uratekereza biri buze kuba byarangira gute? Icyo usabwa ni ukuba dukorera subscribe ndazacikwa na episode zakurikira iyi ngiyi, ndetse ujye no muri comment tubwire kuri kumva inkuru. Niba wayikunze cyane ushyiremo udutima twinshi, ndetse ntiwibagirwe kuba dukandira like ndetse na share kuko ni ingenzi cyane.